Yesu ashimwe. Dukomeje gushima Imana yaduhaye umwanya mwiza nk'uyu nguyu ngo tuganire ku mirongo yadufashije mu bice twasomye none. Uyu munsi twakomeje gusoma igitabo cy'abami ba mbere, twasomye igice cy'8, twasomye no mu ngoma za kabiri igice cya 5, dusoma Zaburi ya 99, dusoma n'igitabo cy'abaroma igice cya 3. Muri iki gitabo cy'abami ndetse n'igitabo cy'ingoma twabonye ukuntu Salomo yacyuye isanduku mu rusengero, amaze kuzuza urusengero rw'Imana, amaze kururimbisha rwuzuye, bategura ibirori, hanyuma bacyura isanduku y'isezerano bayizana mu rusengero bayikuye mu rurembo rwa Dawidi. Salomo rero yasenze isengesho nk'uko twabisomye, asenga isengesho abwira Imana ibintu binyuranye, ariko hari ahantu yageze ku murongo wa 27 aravuga ati, ariko se ni ukuri koko Imana izatura mu isi? Dore ijuru ndetse n'ijuru risumba ayandi nturi kwirwamo, nkanswe iyi nzu nubatse. Imana idufashe kandi tugirire neza. Iki kibazo cya Salomo nawe wakwibaza utari ko se Imana n'ubunini bwayo n'ubugari bwayo n'imbaraga zayo izatura mu isi? Cyangwa se mu yandi magambo wakwibaza utese iyi Mana koko ituye muri jye? Iyi Mana n'ubwiza bwayo no kwera kwayo yemeye gutura muri jye? Yego, yarabyemeye kubwo kwizera. Nk'uko twabisomye mu gitabo cy'abaroma, twabonye ko tudatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo dutsindishirizwa kubwo kwizera. Noneho n'Imana yaje gutura mu bantu gute? Yaje gutura mu bantu kubwo kwizera Kristo, guhinduka ubuturo bw'Imana kubwo kwizera. Imana ishimwe. Ntabwo byakwirwa mu bwenge, ariko mu kwizera uri ubuturo bw'Imana. Imana ituye muri wowe, Imana ituye muri jye. Ni isezerano ryayo ko izagendera muri twe, igakorera muri twe, ikavugira muri twe. Imana ishimwe kubwo kwizera Kristo. Mu mazina ya Yesu harimo izina rya Emmanuel, bisobanuye ngo Imana mu bantu. Imana ishimwe. Muri Kristo Yesu Imana yemeye kuza gutura mu bantu. Imana ituye muri wowe, urya uru rusengero rw'Imana. Imana ishimwe. Niko Pawulo yandikiye, ndatekereza ari Abikorino, mbese ntabwo muzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera? Ntabwo wari ubizi ko uri ubuturo bw'Imana? Burya uri ubuturo bw'Imana. Ujye ugenda wiyejeshe kubaha Imana, uzirikane ko uri ubuturo bw'Imana kandi Imana yera. Imana yera nk'uko umukozi wayo wanditse Zaburi ya 99 yabyanditse, yaravuze ngo mushyire hejuru Uwiteka Imana yacu, kandi musengere imbere y'intebe y'ibirenge bye, niwe wera. Imana ishimwe. Burya Imana yera ituye muri wowe imbere. Icyubahiro kibi cy'Imana iteka. None se wari ubizi ko uri ubuturo bwera? Wari ubizi yuko uri ubuturo bw'Imana? Nuko ujye uhora wiyejesha kubaha Imana, ugende nk'umuntu utwaye Imana. Haleluya. Ndimo ndabyumva nkumva ni ibintu bikomeye, kandi koko birakomeye, ariko ibyo bikomeye mu kwizera bibaho, birashoboka. Si kubw'imbaraga, si kubw'amaboko, ahubwo mu kwizera Kristo Yesu turatsindishirizwa, tukaba abana b'Imana. Imana ikaza igatura muri twe imbere. Imana ishimwe. Igatura muri twe imbere, igakorera muri twe, ikavugira muri twe. Ujye ubyibuka, ujye ubiha agaciro, ujye ubizirikana, umenye ko uri ubuturo bw'Imana. Mbese ubuturo bw'Imana bukwiye kumera gute? Bukwiye gusa gute? Bukwiye kwera. Ubuturo bw'Imana bukwiye kwera nk'uko Kristo ari uwera. Bidushishikariza iteka kwera mu ngeso zacu nk'uko Kristo nawe yera. Imana ikweze, Imana inyeze. Mureke twerezwe Uwiteka, tugende twiyejesha kubaha Imana, duse na Yesu, dukwize ishimwe ry'Imana kuko ari cyo yaduhamagariye. Umwuka Wera abigushoboze, Umwuka Wera abikuyoboremo mu izina rya Yesu. Amen.